yangezeho dutonganye nibwo natekereje kubikora. Ese mu gitondo imwe mwatonganye? Mu gitondo twari twatonganye n'ubundi harashize igihe dutongana. Twari tumaze igihe kinini mu makimbirane byo. Urumva atwite uwo mwana wa kabiri nkubwira. Amakimbirane yaratangiye uretse ko twe tutari dutuye hano hepfo tuhimukiye hashize amezi 5 apfuye. Hashize amezi 5 igihe yapfuye mbese kugera igihe twahimukiye. Na amezi 5 yarashize gusa tuhimukiye. Umukubise isuka n'umwana umukubita isuka bahise bapfa. Bamaze gupfa wagumye aho ngaho? Narahagumye. None se waraharaye? Narahagumye bigeze aho ntekereza kujya kubibwira abantu duturanye. Ndagenda ngezeyo ngira ubwoba bwo kubibabwira. Mbo ndagaruka ndaharara nka saa 11 subira mu rugo nshaka kwijyana ku murenge. Umurenge ngezeho ndabyihorera. Narahagarutse nza ku murambo hariya. Narahagarutse nzaho umuramburi. Abantu bataraza numvisha abantu bari hafi aho ngaho. Umuntu wica undi abishaka abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Niko itegeko rivuga. Nk'uko amategeko abiteganya, Karamage Yohani Claude afunguwe burundu. Ibyo bibere isomo abanyabujuju, abanyagashika. Reka nongere mbasuze mbahe ikaze mu biganiro byacu tugenda tugezaho inkuru zacu tugenda tugezaho umunsi ku wundi. Turi mu karere ka Rwamagana, umurenge ni wa Muyumbo, akagari ni Bujyujyu. Twazanywe n'inkuru ndetse n'urubanza twaje gukurikira rwabereye hano Bujyujyu ku kagari kaho. Twagize ku isaha y'isa 8 ariko bitewe n'ikibazo cy'imvura yabanje kugwa urubanza rwatinze gutangira. Rwatangiye saa 10:04 nibwo rwatangiye, ubu rukaba rusoje saa 11:37 nibwo rushojwe. Urubanza twaje gukurikira rw'umugore wahitanye umugabo we witwa hitanye umutware we amuteye icyuma cyo mu nda, ndetse n'umugabo wahitanye umugore we amazina Nyirahabiyaremye Agnes wahitanye umugabo we, ndetse nk'uko babivugaga abifatanyijwemo n'umugabo bakekagaho ko ari we bakoranaga cyangwa wamugiriye iyo nama. Abaturage ba Bujyujyu turabashima ko mwitabiriye, ariko turabanenga ko mwadusakuje. Mwakoze kwitabira ariko gusakuza mwakabije, sibyo? Kandi ubundi birabujije gusakuza mu rukiko, sibyo? Kandi mu rukiko ntabwo bakoma mu mashyi, ntabwo rwose ibyo bintu byemewe. Urakurikira ugatuza, kuko hanga ntabwo twaje gufana, twaje mu bibazo. Ndimo nakora ibibazo aho abantu bapfuye, n'urundi rubanza nubwo rumeze nk'uruvuye, n'ubundi nabyo n'ubwicaye. Ubwo rero mutuze kugira ngo twihute. Urunguru ntabwo turi butinde, bagerageza kubyihutisha. Twagira ngo dusabe Karamage ahaguruke. Karamage Jean Claude nawe ari imbere y'urukiko kubera ko yaregeye urukiko rwisumbuye rwa Ngoma, akaba ari mwene Nkeramurage Claver na Mukahirwa Anosiata. Yavutse mu mwaka w'1976 mu Rwanda, ntara y'Iburasirazuba muri Rwamagana, hano mu murenge wa Muyumbu. Bujyujyu ni umuturage wanyu muramuzi, akaba ari naho abarizwa. Mwirondoro n'uwawe Karamage? Ni wanjye.
ijambo turihaye ubushinjacyaha ngo bisobanure impamvu Karamage Jean Claude ari hano imbere y'urukiko. Nakoze Madame President. Nanone imbere y'urukiko rwisumbuye rwa Ngoma, urugereko rw'umuryango ruburanisha imanza z'umuryango ruri mu rugendo mu kagari ka Bujuju, umurenge wa Muyumbu, twabazaniye Karamage Yohani Claude tumurega icyaha cyo kwica umuntu abishaka nk'uko giteganywa kandi kiganishwa ingingo y'107 itegeko nimero 068 n'itegeko ingingo ni 107 itegeko nimero 68 agakoni kaberamye 2018 byo kuya 30 Kanama umwaka wa 2018 iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iki cyaha rero Madame President akaba yaragikoze ubwo mu gitondo cyo kuwa 12 ukwezi kwa 2 umwaka turimo wa 2006 urwego rushinzwe iperereza cyangwa se urwego rw'ubugenzacyaha RIB ukorera hano mu murenge wa Muyumbu rwahabwaga amakuru ko rwahabwa amakuru n'inzego z'ibanze ziturutse mu mudugudu wa Yerusalemu akagari ka Bujuju muri uyu murenge turimo wa Muyumbu ko habonetse umurambo wa Nyirasengimana Ana Maria n'umwana we niyo Gisubizo Delphine w'imyaka 3 basanzwe mu ishyamba bishwe. Uyu Nyirasengimana Ana Maria akaba yari umugore wa Karamage Yohani Claude ndetse n'uyu mwana w'umukobwa niyo Gisubizo Delphine w'imyaka 3 akaba nawe yari umwana wa Karamage, bakaba barishwe nawe nka Karamage uri imbere y'urukiko. Nguko uko byagenze Madame President. Mbere yuko tujya mbere twabasabaga ko mwamutubariza niba iki cyaha aregwa akemera tukabona kugira icyo tuvuga. Turabashimiye. Karamage Jean Claude uri imbere y'urukiko, urukiko rukakubaza niba icyaha ubushinjacyaha bumaze gusobanura ko wakoze ukemera cyangwa se ugihakana. Ndacyemera. Iyo umuntu rero yemera icyaha asobanura uko yagikoze, ntabwo asobanura impamvu yabimuteye. Usobanura uburyo icyo cyaha wagikozemo. Tuguhaye umwanya. Icyaha ndacyemera naragikoze, ariko mbere yo kugikora wagikoze ute? Nagikoze bitewe n'amakimbirane nagiranaga n'umugore. Uzute ntabwo tukubajije ngo kubera iki, wagikoze ute? Gusobanura igikorwa ku kindi, igitekerezo, intambwe wakoze kugeza ikintu gishyize mu bikorwa, nibyo dushaka.
Nuko ngo umugore yagiye mu isoko mu gitondo twatonganye, hanyuma agenda hari amafaranga yari afite namuhaye ngo yongere ubucuruzi bw'akora, kuko nari maze igihe kinini ajya kurangura agacuruza detaye ariko agataha bwije cyane. Ubwo gutaha ko bwije ninjye wakoraga imirimo yo kuvoma no guteka, nyuma yo kumva mu kazi nkagerekaho no kujya kumucura. Ayo mafaranga nayo yamuhaye ambwiye ko ubwo namusabye ko yajya ataha kare. Yari amafaranga angahe? Yari 500, ariko nyuma yaho naje kumwakamo 100. Mbonye ari gutinda kuyakoresha, naje kumwakamo 100, ararimba nsigara 400. Akaba ari gukora iki ayo mafaranga? Ayo mafaranga nayo yamuhaye ambwira ko noneho agiye kuzajya agenda akarangura, hanyuma nawe akaranguza agataha kare, noneho bityo agakora imirimo yo mu rugo, nanjye nkabona uko njya gukora akazi kanjye. Hanyuma umugore ntabwo yaje kubikora kuko ayo mafaranga yamaranye igihe kinini nk'amezi 2. Amafaranga musaba ko yansubiza kuko yanze kuyakoresha. Amafaranga yaragumye arayanyima, arayabika, ambwira ko atazayampa, ahubwo ko adateganya no kubana nanjye, ko ngomba kuva muri urwo rugo nkareba iyonjye. Nanjye naramubwiye ntabwo nava muri uru rugo, n'urwanjye ntabwo nigeze nkwinjira. Nagushatse nta nzu mfite, tubana mu icumbi, ngeraho nubaka, nta mpamvu nava mu nzu yanjye. Wambwira ko igituma ngomba kuva mu iyo nzu ari impamvu z'uko afite ikibazo y'uko yabyaye undi umwana, kandi nkaba nzi neza ko yamubyaye ahandi tutazabana neza. We niko yambwiraga. Ambwira ko byanze bikunze, arambwira ati none uwo mwana ho mufite nkaba mfite n'uwawe nabyaye mbere, kandi nitujya no mu mategeko ntago inzu bazakwemera kuyibamo. Nzahoraza mpaka tujye mu mategeko bayigukuremo, nushaka kuzijyana hakiri kare, kandi nutanijyana ubushize ko nigeze kugutera icyuma nkaguhusha, nzongera nyigutere n'ubundi. Umugore naramwihoreye, cyokora biranyobera ndarira, ndabyihorera ndamureka aragenda. Ageze mu isoko naje kumuhamagara, ndamubwira ariko ibyo ari byose nubwo twavuganye kuriya, ya mafaranga yabikure ndakeneye cyane. Ambwira ko amafaranga atari buyampe. Ubwo naragibwo byageze nimugoroba, icyo gihe namubazaga byari nka 9. Byageze nimugoroba nka 12 ndateka, maze guteka njya kumucura uko bisanzwe. Ngiye kumucura nibona amaje kumuhamagara, ndamazi ariko se waje? Arambwira ati oya ndibuze bwije, ariko nubwo uraza bwije bikora ya mafaranga yanzanire. Arananuka aramba ngo ariko abantu mwigize imbobo ngo mwabaye umuti, urambaza amafaranga se nakubwiye ko ntazayaguha. Ntabwo ibyo byose yazanira yakeneye, wantuka utantuka bitekerezeho, unzanira amafaranga ndayakeneye, kuko ntabwo imyaka 6 maze nteka mvoma, ntabwo nshaka kubikomeza. Ni nabyo bituma unsuzugura ngutya, ndashaka kuyafata nkajya kuyakoresha. Umugore yarankubye aranyihorera, nuko wansabye ko ntarondora byose uko byagenze. Buri hari n'igihe nageze nshaka kwiyahura. Utinze ku cyaguteye, ntabwo uri kuvuga uburyo wakoze icyaha kugeza ubu, ntabwo urabivuga. Uburyo nabikoze birihuta cyane, biroroshye. Ibyo dushaka. Yego. Ubwo ko umugoroba naramuhamagara ko atari buyazane. Ubwo njyewe nahise ngenda njya kumuzana nkuko nsanzwe njya kumuzana. Byari igihe ki? Nagiye nka 1:30. Zaryari? Za nimugoroba. Naragiye
ndagenda njya ku ivi mpageze ndamutegereza arambwira ko ari buze saa 4 njya kuzana isuka hano narabishije isuka hari ahantu ku ivi narabishije isuka yego narijyanye ahantu njya kubumba amatafari nyibitsayo isuka nagiye kuyifata ndatambika ndagenda hari ahantu bacurugamije iki urugamije iki kujya gutarura iyo suka kwari kwitirwa ngo nyicure mu rugo muri iryo joro warayicyuye se narayicuye ndayijyana nicara ahantu ku muhanda umugore yaratashe sangaye arahansanga aho namubwiye ubwo urumva yageze ku ivi ava kuri moto yageze aho ngaho sangaye aho wari umutegereje aho nari mutegereje angeraho neza byari saa 4:20 izo saa 4:20 ahageze arambaza ngo ariko ngo harya ngo barakomeje ngo wiri umpamagara umbaza amafaranga sinakuye ko nazayaguha none se yanyuma kuzize impamvu kwara yanjye ukaba ufite ayo ukoresha yawe ayo yanjye akababitsa amezi 2 aje adafite amafaranga wakoze iki aje adafite amafaranga twahiraho turugenda dutongana twagiye dutongana tugenda nk'urugendo rwagendwa iminota nka 10 wenda cyangwa 15 nibwo yambwiye ngo niko nkutera icyuma cyagiye urabyibuka ndabyibuka wakoze iki nese mukubita isuka wayikubise he mu mutwe hanyuma umwana nawe nuko nawe wakubise mu mutwe urangije kuba kubita isuka mu mutwe wakoze iki nicaye aho ngaho wabashyize he imibiri yabo wayishyize he nayigumye iruhande nkago nahavuye nayigumye iruhande icyo gihe hari nka saa 4 wenda n'igice nahagumye mbese mu by'ukuri urabona impamvu nena kubaje kiriya kibazo kujya gucyura isuka ntago wari ugamije kujya kuyitarura ntago wari ugamije kuyicyura ahubwo hari umugambi wari ufite nari ngamije kuyijyana mu rugo kuko aho nagiye gukora ntago ari byo none se kuki nyuma y'iryo joro n'ubundi se niwari ubizi kuki utagiye kare ngo uyitahane kare udategereza umugore aze uyijyane ujye ucyura imushoreye n'isuka niba nta mugambi wari ufite mubi nta mugambi mubi nari mfite icyo gihe ibyo ngibyo nabitekereje kubikora dutanganye yangezeho dutonganye nibwo natekereje kubikora ese mu gitondo mwari mwatonganye mu gitondo twari twatonganye n'ubundi harashize igihe dutongana twari tumaze igihe kinini mu makimbirane byo urumva atwite uwo mwana wa kabiri nkubwira amakimbirane yaratangiye uretse ko twe tutari dutuye hano hepfo tuhimukiye hashize amezi 5 apfuye hashize amezi 5 igihe yapfuye mbese kugeza igihe twahimukiye na amezi 5 yarashize gusa tuhimukiye umukubise isuka n'umwana umukubita isuka bahise bapfa bamaze gupfa wagumye aho ngaho narahagumye none se waraharaye narahagumye bigeze aho ntekereza kujya kubibwira abantu duturanye ndagenda ngezeyo ngira ubwoba bwo kubibabwira mbo ndagaruka ndaharara nka saa 11 subira mu rugo nshaka kuyijyana ku murenge ngezeho ndabyihorera narahagarutse nza ku murambo hariya narahagarutse nzaho umuramburi abantu bataraza numvisha abantu bari hafi aho ngaho hari abadamu 2 bahaje mera nk'uhitarutse gakeya abadamu baraza barahagera mbo bahageze sinzi ukuntu bakibutsa haruguru barambona baravuga ati hano haguye umuntu ndabwa none uwanjye abo n'abanjye bahaguye yewe iyo telefone y'umugore niyo yari iriho amayinite ninjye wayibahaye ngo bahamagare kuri RIB abo bantu ntahahuriye nabo 2 njye abaye telefone ngo bahamagare kuri RIB mbabwira na karitsiye ntuyemo ngo bagende bahamagara abantu baho bigenda gutyo ubushinjacyaha muravuga iki ku mvugo ya Karamage Jean Claude munahite mwanzura murakoze madame présidente Karamage Jean Claude yireguye yemera icyaha tumukurikiranyweho uko yabivuze niko byagenze koko
irahura n'ibimenyetso twakusanyije birimo kwemera icyaha kwe, ibazwa rye mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha, birimo imvugo z'abatangabuhamya babajijwe, zirimo raporo y'ubugenzacyaha bwageze aho icyaha cyakorewe, birimo telefone ya nyakwigendera madamu Anna Maria Nyirasengiyumva wari umugore we wafatiriwe, irimo raporo y'inzego z'ibanze dukorana buri munsi, umudugudu wa Yeruzalemu, akagari ka Bujyujyu, umurenge n'umurenge wa Muyumbu, hagaragaye umurambo, hagaragaye imibiri y'abanyakwigendera. Umva rero mwatwemerera ahubwo tugatanga icyifuzo cy'ubushinjacyaha. Nanone mbere yuko tugaruka ku cyifuzo cy'ubushinjacyaha, reka tugaruke ku ngingo ya 13 na 14 Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda risumba ayandi yose tugenderaho, aho rivuga ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Umuntu ni umunyagitinyiro, ni indahungabanywa, kandi leta ifite inshingano zo kumurengera. Nubwo Madame Maria atakiri ku isi n'umwana we, kuba harafashwe uwagize uruhare mu kumwica, tukaba twamuzanye imbere y'urukiko mu mbaga y'abaturage bangana batya, nabwo ni uburyo kugira ngo uwakoze icyaha gihanirwe, nabwo ni ukugira ngo umuntu wese utekereza gukora icyo cyo kuvutsa umuntu ubuzima ataramuremiye akwiriye rwose kubicikaho. Nta muntu wemerewe kuvutsa undi ubuzima, noneho byagera mu muryango byo bigatera agahinda cyane. Ni gute umuntu nka Karamage yatinyuka agatekereza agashyira mu bikorwa kwica umugore we? Umugore wamubyariye uwo basa nawe akamuvutsa ubuzima, umugore wemeye kuva iwabo akaza gufatanya nawe kubaka urugo, kubaka umuryango, umugore wamufashije mu nshingano zose, akamusasira, akamusegura, agatinyuka, akamuvutsa ubuzima. Biteye agahinda. Nta kundi twabigenza rero, itegeko ryabiteganyije uko. Ingingo y'107 wenda reka tuyisome. Ingingo y'107 nyihanganiye n'ubwo bwije isome rwose tuyumve. Ingingo y'107 itegeko nimero 68/20 agakoni kaberamye 2018 ryo ku wa 30 Kanama umwaka wa 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, vuga ko
umuntu wica undi abishaka abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu, niko itegeko rivuga. Nk'uko amategeko abiteganya, Karamage Yohani Claude afunguwe burundu. Ibyo bibere isomo abanyabujyujyu, abanyagishaka, aba Yeruzalemu, ahantu Yeruzalemu rwose tuzi n'amateka ya Yeruzalemu, ahavutse umukiza. Bakwica umuntu bizabera isomo abanyamuyumbu, abanyarwamagana, ab'intara y'Iburasirazuba n'ab'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ko kizira kikaziririzwa kwica, kuvutsa umuntu. Ariko kuvutsa ubuzima umwana wabyaye n'umugore washatse biragatsindwa ntibikabe mu Rwanda. Turabashimiye. Ku bijyanye n'amagarama y'urubanza azasonerwe mu izina ry'ubushinjacyaha duhagarariye, mu izina ry'abaturage ba Bujyujyu na Muyumbu, umuyobozi wacu w'akarere ka Rwamagana, abayobozi b'inzego z'umutekano mwaje hano kudufasha kugira ngo igikorwa cy'ubutabera kigere ku ntego. Tukaba tubashimiye Madame Presidente, murakoze, murakarama. Harakaba ubutabera mu Rwanda. Claude, ubushinjacyaha bugusabiye gufungwa burundu. Ubundi burundu nicyo gihano tugira gikomeye. Ntabwo bwasobanuye impamvu, ariko wishe abantu babiri icyarimwe ako kanya. Uravuga iki ku gihano ubushinjacyaha bugusabiye? Murakoze. Ndambanza gusaba imbabazi umuryango nyarwanda. Narakosheje, umujinya wanteye ibyo ntagombaga gukora. Bitewe niyo mpamvu nasaba imbabazi umuryango nyarwanda wose, nasaba imbabazi abaturage baraha bose, ndetse n'igihugu muri rusange. Ariko nyakubahwa Perezidante w'urukiko, nasabaga kuba nagabanyirizwa no gusubikirwa. Murakoze. Kubisuzuma turebe niba ibyo usaba niba bishoboka, hanyuma tuzakumenyesha icyemezo twafashe kuri 27 z'uku kwezi kwa gatatu uyu mwaka saa 6 z'amanywa. Murakoze. Ubu mu kanya muraza gusinya mbere yuko musubira aho babacumbikira. Agnes na mugenzi muze gusinya.